Fate Chooses You. Iyi ni inkuru kuri iyi film bita Fate Chooses You. Ni inkuru yose twabateguriye yaranze iyi season, dore ko no mu Rwanda abari kwisobanura tuyisoje. Tugeze kuri episode 36 tuyikora. Reka mbabwire inkuru y'iyi film. Nawe wenda waba uri mushyashya ukaba uyumvise rya mbere ubashe kuba wajya kuyishaka. Iyi filime ni filime isa nkaho itangira umukobwa afite umuvumo cyangwa se umukobwa ashaka gukora umuvumo, gusa bikaba ngombwa ko hari umugabo uba yarakoze icyaha akaba afungiye muri gereza. Uwo mukobwa akaba yaragiye kumusaba ati ese wakemeye tugashingira ngo mbere yuko wicwa umuvumo. Ubwo umuvumo w'uwo mukobwa, mbese abantu mubyumve neza, umuvumo uwo mukobwa yari afite ni umutongero ruhango, yari afite umutongero yo kuba azashaka abagabo batatu kandi abagabo batatu bose bapfa. Noneho uwo mugabo aramwemera amubwira ko nta kibazo twashingiranwa, gusa ariko amusaba ko yamuha isezerano rimwe. Umukobwa amubwanditse ire isezerano, ndashaka ko ngewe igituro cyanjye muzajya mukibuka. Gusa uwo musore yari World Demon. World Demon ni abantu nyine badapfa cyangwa se n'ubwo bamutera ibyuma 1000, ndetse yari afite mu rupfu rwe cyangwa se mu gihe mujyano bari bamuhaye nuko harimo ko agomba guterwa ibyuma 1000 mbere yuko nyine bamwica. Ibyo byarakozwe n'umukobwa mwemera ko azajya mwibuka, gusa ariko icyaha bari baramufungiye ngo nuko yigeze kurya ruswa mu gihe igiturage cyangwa se agace cyangwa se akarere bari batuyemo kari kagize ikibazo cy'umwuzure, ibiryo birabura cyangwa se ibiribwa birabura, biba ngombwa ko bamubeshyira cyangwa se bamugekeraho ibyaha atakoze, akaba yaragiye kwicwa. Gusa igitangaje ni iki ngiki, nyuma y'urupfu rwe nuko haje neje yamaze amezi 3 aryamye aho bamwiciye. Uwo mukobwa nk'isezerano cyangwa se nk'uwatanze isezerano yaje kumwiba ajya kumushyingura. Nyuma yo kumushyingura ntabwo uzi ikintu gitangaje, nuko nyuma yo kumushyingura yabiganiraho n'uwari umurinzi cyangwa se inshuti ye, gusa iyo nshuti bikaba bivugwa ko ariyo ubwe yiremeye mu maraso ye kuko ni World Demon. Akurwa mu mva, nyuma abaho, ariko uwo mukobwa n'undi aje kumenya amakuru yarakomeje ahorera umugabo we, nubwo atari umugabo we wuzuye cyangwa se ari diru, ariko byabaye ngombwa ko ahorera umugabo we. Gusa ikintu gitangaje kugeza n'aka kanya, nubwo hatigeze habaho urukundo rwa nyarwo, aka kanya muri episode 36 World Demon n'uwo mukobwa byarangiye n'ubundi bakunda cyangwa se barahuye, kuko World Demon yaje kumenya ibyo umukobwa amukorera cyangwa se urukundo amukunda, uko bamurenganije, biba ngombwa ko nawe ajya murinda. Ngo inkuru yose ikubiye muri video mwansaba ya kabiri, cyangwa se nkajya ngenda basobanurira filime kuri episode y'izi filime zigenda zisoka z'inkota, nk'iyi Fate Chooses twagiye tubabwira aho igeze. Abantu mubyishimira gake, mugenda mutubwira ngo bamwe baratubwira ngo dukomeze, ariko bari bake cyane, abenshi mugaceceka. Gusa niba mushaka ko njya mbakorera inkuru nk'izi ngizi kuri aya mafilime, mwajya mumbwira muri komanteri, mukambwira nkatangira kuri episode ya mbere nkababwira uko ibintu byifashe. Nanga dusoreje Fate Chooses You full season, inkuru yose. Nimushaka inkuru yuzuye iri full imeze neza irobanuye, nzayibakorera nta kibazo. Mugire ibihe byiza, niba uri mushyashya kandi subscribe.